Yes, reka nkwifuriza ibihe byiza, nkwifurize kugubwa neza cyane, nizere yuko rero gahunda zawe zitandukanye uri gukora kuri uyu munsi zikomeje kugenda ziguhira. Nk'ibisanzwe rero buri munsi tugutegura amakuru menshi atandukanye agenda acaracara hirya no hino, tukayakugezaho n'ubundi kuri ino channel ya YouTube Ivan Diaz 250. Turi ku cyumweru, turi tariki ya gatandatu, turi mu kwezi kwa cyenda. Hari inkuru rero nyinshi zitandukanye ziri kuvugwa muri kano kanya, mu kanya gato gashize rwose, mu masaha make ashize, nibwo mu mujyi wa Kigali rimwe mu masoko akomeye cyane afashwe n'inkongi y'umuriro. Tugiye kurebera hamwe rero, ese iyo nkongi y'umuriro yari yibasiye ite nk'uko wamaze kugenda n'ubunabibona ku mafoto? Ese byatewe n'iki? Ese byose uri kugenda n'ubundi wibaza, uri buze kugenda ubisobanukirwa muri iyi nkuru yacu n'ubundi muri rusange. Igitangaje ni uko iri soko ryari rimaze iminsi n'ubundi rifunze kubera kwirinda COVID-19. Ari nimwe mu masoko naryo n'ubundi yari yarafunzwe hagamijwe n'ubundi kwirinda kino cyorezo cya COVID-19. Magingo yanga rero nabure yuko ahagana saa sita z'amanywa kuri iki cyumweru tariki ya gatandatu nyine Nzeri 2020 nibwo inkongi y'umuriro yaje kuba yibasira isoko ry'imboga riherereye hariya Nyabugogo rizwi nka City Valley. Rero ibi byatumye ndetse n'akabari n'ubundi muri rusange ka City Valley kitiriwe nyine rino soko nako akahita gafatwa n'inkongi y'umuriro muri rusange nk'uko bagendaga babitangaza. Iyi nkongi rero yangije ibice byose by'iri soko, ndetse yagize cyangwa se yangiza n'igice cy'akabari kakirirwamo nyine baje bakagana, harimo nk'amacumbi ndetse n'ahakorerwa resitora. Niho icyo gice n'ubundi cy'akabari naho cyaje kuba gifatwa n'inkongi y'umuriro. Iyi nkongi y'umuriro kandi nabwo ko yabereye mu murenge wa Muhima, ni mu kagari ka Nyabugogo, ni mudugudu cyangwa se ntihari hazwi nyine nk'umudugudu w'ubucuruzi. Nabo rero abari hafi aho ngaho cyangwa se abari aho ngaho bavuga ko batazi icyateye cyangwa se cyaje kuba gitera neza nyirizina iyi mpanuka. Gusa umwe mu bacunga umutekano ku kabari kahariya nyine yaje kuba yemeza yuko iyi nkongi y'umuriro ngo yaje kuba itangira ivuye n'ubundi mu bice bitandukanye byari ririya soko, ikaza kuba yegera cyangwa se ikaza no kuba yisanga yageze kuri kariya kabari, naho kakaza kuba n'ubundi kagenda gafatwa nk'uko byagendaga bitangaza. Ibi rero nibyo byaje no kuba binemezwa na nyiri kano kabari bita Gashugera Faustin. Gashugera Faustin rero yaje kuba abyemeza n'ubundi muri rusange, avuga ko iyi nkongi yaturutse mu isoko, ariko hakaba n'ubundi hataramenyekana icyayiteye, cyane ko nta n'umuntu n'umwe wari uriyo, kubera ko hari amaze igihe kinini hafunzwe kubera kwirinda icyorezo cya COVID-19. Yagize ati ntabwo turamenya icyayiteye, ariko yaturutse hirya muri iri soko, kandi muri iki gihe cyo kwirinda COVID-19 nta bintu byari birimo, hari hafunze hadafungu cyangwa se batahakorera nk'uko yagendaga n'ubundi agenda abitangaza. Uyu nyiri kano kabari ka City Valley n'ubundi kaje kuba agafatwa n'ino nkongi y'umuriro, ariko ngo bikavuga yuko yaje kuba n'ubundi iva muri ririya soko rya City Valley, isoko ryitiriwe n'ubundi kariya kabari n'ubundi muri rusange. Yakomeje avuga ko ngo ibyangiritse ari byinshi, gusa ngo hakaba bagize amahirwe n'ubundi yo kuba bari bafite ubwishingizi. Ati ntabeshye ibyangiritse ni byinshi, ariko ubu ngubu sinapfa kugereranya ngo umenye agaciro k'ibyangiritse. Ibintu byari birimo ni byinshi, gusa twari dufite ubwishingizi. Ni amahirwe, ni bya bindi leta y'u Rwanda umunsi ku wundi ivuga yuko cyangwa se ishishikariza abacuruzi batandukanye, avuga ati nyaboneka mufate ubwishingizi bw'ibicuruzwa byanyu, ibikorwa byanyu. Nk'ubu ngubu urumva yuko rwose we yari afite ubwishingizi, nta mpungenge zikomeye yari afite. Iyi nkongi rero nta muntu n'umwe wayiguyemo nk'uko byaje kuba binemezwa, ngo kuko ubwo yari itangiye polisi y'igihugu n'ubundi yahise ihagera ku bufatanye n'abaturage, rero batangira ibikorwa byo kugenda bahazimya, ndetse kugeza ubu ngubu inkongi y'umuriro ikaba n'ubundi isa nkaho yacogoye cyangwa se nkaho yarangiye, nk'uko amakuru ari guturukayo n'ubundi agenda abigaragaza. Soko rero navuga ngo ryegeranye n'iryo kwa Mutangana ryari rimaze iminsi n'ubundi rifunzwe kubera ingamba zo kwirinda COVID-19, ariko ryo rikaba ryaraje kuba n'ubundi naryo rikomorerwa rikongera gufungurwa. Magingo yanga rero nk'uko nari maze kugenda mbikubwira, amafoto ngayo rwose uri kugenda uyabona, bikubona yuko haje kuba hashya ku rwego rwo hejuru, ndetse bikarangirika ku rwego rwose rushoboka. Ni amakuru rero tuba twagiye tugukusanyiriza tukayakugezaho kuri ino channel ya YouTube Ivan Diaz 250. Icyo ngusaba umunsi ku wundi ni ugukora subscribe, nkagusaba gukora share, yewe nkanagusaba gukora commentaire ku nkuru zacu tugutegurira. Iyi ni ya channel ya Ivan Diaz 250 igutegurira amakuru menshi,
ikanayakugezaho n'ubundi muri rusange. Reka rero nkwifurize ibihe byiza, ukomeze kugira impera z'icyumweru nziza.